Ese wari uzi ko batakaza imisatsi hagati ya 50 n'ijana ku munsi ari ibintu bisanzwe? Benshi bakunda kugira nk'ubwoba nk'iyo babonye nk'imisatsi yatakaye nko ku mipira yabo cyangwa se ku bitanda byabo, nko muri dushe se cyangwa se barangije gusokoza. Rimwe na rimwe batekereza ko batangiye kugenda bazana uruhare. Gusa hano hari ukuri gutangaje. Buri munsi utakaza imisatsi, kandi ubu ni uburyo umubiri wifashisha kugira ngo wirinde. Ibi ni ukubera yuko umutwe wawe urimo unahindura imisatsi ishaje ukayisimbuza mishya. Ubwo rero nubona imisatsi yawe yatakaye, ibi bikagutera ikibazo. Gusa wakibaza ngo ni ukubera iki ibi ngibi biba. Ese ni ryari kuba watakaza umusatsi byatangiye kugutera ikibazo? Njye ndi iFabrics, ikaze. Ubundi buri musatsi wose ubona ku mutwe wawe, buri gasatsi gato cyane kaba gafite uburyo bwako karemewe ko kuzabaho. Akenshi kamara hagati y'imyaka 2 n'7 gakura, hanyuma kakamara umwanya muto cyane gasa nk'akaruhutse, hanyuma ako gasatsi kakaza kugwa, hanyuma kakavaho kagasimburwa n'undi musatsi nanone ugiye kumera. Ubundi bivugwa ko umuntu usanzwe ashobora kuba yagira imisatsi ingana n'ibihumbi 100 ku mutwe we. Rero kuba yatakaza imisatsi 50 gusa cyangwa 100 ni ibintu bito cyane ku buryo utapfa no kubyitaho. Benshi nta nubwo babimenya kuko imisatsi mishya irimo irakurira igihe kimwe. Gusa iyo imisatsi yawe itangiye kugenda igwa gake ku muvuduko mwinshi, ushobora kuba byatuma utangiye kubona ugize umusatsi muke. Ubwo rero ikindi gihe cyose urajya ubona nk'umusatsi waguye nko ku mupira wawe, ntukajya ugira ubwoba. Ahubwo akenshi usanga ari igihe umubiri wawe urimo urahindura ya misatsi ishaje uyisimbuza imishya. Gusa nanone nutangiye kubona umusatsi watangiye kuvaho cyane, cyangwa se ukabona nk'ibimenyetso bishobora kuba biri kuzana uruhara, ushobora kuba ari nk'ibimenyetso byerekana yuko ushobora kuba ufite stress cyangwa se ibindi bibazo runaka, cyangwa se uburwayi, cyangwa se uturemangingo twe turimo tugenda duhinduka, cyangwa se imirire mibi, cyangwa se n'ibibazo by'ubuzima. Muri icyo gihe rero ni igisubizo cyiza kandi n'igitekerezo cyiza nako cyo kuba wajya kwa muganga. Ubwo rero uyu munsi umenye ko kubatakaza imisatsi 50 cyangwa se 100 ku munsi ni ibintu bisanzwe, uburyo umusatsi wawe ukoramo kugira ngo utume ugaragara neza. Njye ndi iFabrics, wakoze kutwumva. Ndagira ngo dukurikire ku mbuga zose, haba kuri YouTube twitwa iFabrics, ndetse no kuri TikTok twitwa iFabrics, na Instagram naho twitwa iFabrics. Kandi niba ari ikintu cyose ushaka ko tugukorera, twandikiye muri comment. Niba ni ibintu byose ubona bidatunganye, byose utwandikire muri comment.